Ya reka dutangire tubasuhuza mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi cano, twongeye kubaha ikaze, mugire amahoro y'Imana. Igihe cy'ibitaramo kiragarutse muri Europe, wenda twagira ngo tubagezeho aya makuru asa na yihutirwa kandi y'ingenzi kandi ari très intéressant ku bantu mwese mutuye mu by'umwihariko abatuye mu Bufaransa, mu Bubiligi, mu Budage, ibyo bihugu nyine byegeranyeze mu Buholande n'ibindi wenda ntabashije kuvuga, Luxembourg n'ahandi. Twagira tubagezeho aya makuru ari kugenda acicikana ku masitati y'abantu ndetse ariko wenda hari n'izo mutazi. Nari mbabwiye ngo ibihe by'ibitaramo birongeye biragarutse muri Europe, kuko rwose hari ibitaramo bikomeye cyane birimo bigenda bitegurwa. Nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda, nabwoba bw'ibihe humura Yesu ari ku ngoma. Cyangwa se bigenda bitwereka ko igihe cyegereje kugira ngo ibyo bitaramo nyine bitangire, bibeho byo gutaramira Imana n'abaramyi n'abahanzi batandukanye. Aha twababwira nk'iyi nkuru, wenda muhanzi Bosco Nshuti agiye gutangira urugendo rwe rwo kuza muri Europe, guhera navuga ko ari uguhera yewe ndetse muri iki cyumweru ahazaba asesekaye ku mugabane wa Europe mu mujyi w'i Paris, ariko agahita yerekeza mu majyaruguru y'igihugu cy'Ubufaransa, mu mujyi ukomeye cyane bita Strasbourg, umujyi bitirira Europe, ni capitale de l'Europe. Ni umujyi ubarizwamo ibikorwa byinshi by'Uburayi, ari nkaho twavuga hari droit de l'homme mu rwego rw'isi, aho twavuga ko ariho hari Parlement Européenne, ndetse ni muri centre cyangwa mu izingiro rya Europe. Mu by'ukuri hari ibikorwa byinshi tutahita wenda tuvuga ubu ngubu, ariko nagiraga mbabwire nyine imiterere y'uwo mujyi Bosco Nshuti yenda kuzamo mu gihugu cy'Ubufaransa, aho rero Bosco Nshuti agiye gukorera igitaramo i Strasbourg mu Bufaransa. Iyi nkuru iri ku kinyamakuru Paradise, aho bavuga ngo umuhanzi Bosco Nshuti uzwi cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana agiye gukorera igitaramo gikomeye mu Bufaransa mu mujyi wa Strasbourg. Iki gitaramo rero kizabera ahangaha kuri Eglise Protestante iri Strasbourg, aho bita Haute Pierre. Yifashishwa nyine n'itsinda rikomeye rihasengera ariko ry'Abanyarwanda n'Abarundi, kandi rwose bafite ibihe byiza byo gusenga Imana. Rero uyu muhanzi azabataramira ni ku itariki ya 18 muri uku kwezi, n'ejo bundi nyine ni ku cyumweru. ngo wowe unkurikiye wumva iki kiganiro uherereye Strasbourg, ntuzacikanwe. Uherereye mu Budage se hafi ya Strasbourg n'ahandi wakumva iyi nkuru ikugezeho nawe, ntuzacikanwe. Iki giterane cyangwa iki gitaramo cyiswe ngo ni une soirée de louange, ijoro ryo kuramya Imana cyangwa se umugoroba wo kuramya no guhimbaza Imana, kizaba kuva saa 8 z'amanywa kugeza saa 12, saa 9 plutôt. Kizatangira saa 9 z'amanywa kigeze saa 12, 15 à 18 z'umugoroba, ku masaha nyine yaha muri Europe, ku masaha y'Iburayi.
Iki gikorwa cyateguwe na Bosco Nshuti Ministries kigamije guhuriza hamwe abakunzi b'indirimbo zo kuramya Imana, aho bazafatanya mu mwuka wishimwe, isengesho ndetse n'ijambo ry'Imana. Ni igitaramo rero gitegerejwe n'abatari bake mu muryango nyarwanda uba mu Burayi ndetse n'abandi bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Nyuma y'ibitaramo bizenguruka Uburayi rero, azagaruka mu Rwanda mu gitaramo cy'amateka yise Condition Love Live, cyangwa se urukundo rutagira icyo rushingiyeho, cyangwa rutagira l'amour sans condition, urukundo rudafite kondisiyo nyine arirwo Yesu yadukunze. Iyi konseri izaba tariki ya 13 z'ukwa karindwi 2025. Ni igitaramo gitegerejwe mu buryo bukomeye n'abakunzi b'umuziki wa Bosco Nshuti. Bosco Nshuti amaze kuba ikimenya bose mu ndirimbo zifasha imitima, aho yamenyekanye cyane mu bihangano nka Ibyo ntunze, Ndatangaye, Ni muri Yesu, Yanyuzeho n'izindi. Ubakomeje kwagura umurimo we mpuzamahanga, aho yakoreye ibitaramo mu bihugu bitandukanye, noneho akomereje ku mugabane w'i Burayi. Uramutse rero ushaka kuzamenya cyangwa se wumva wifuza nawe kuba muri iyi konseri izabera Strasbourg, cyangwa iki gitaramo kizabera Strasbourg, waduhamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, maze tukabasha kugufasha, tukaguha adresse n'ibikenewe byose byatuma uzabasha nawe kuboneka muri iki gitaramo cy'uyu mukozi w'Imana Bosco Nshuti. Tukiri ku bitaramo bigenda bitegurwa bizabera ku mugabane w'i Burayi, ntabwo dushobora gutambuka ngo twirengagize igitaramo gikomeye cyane kirimo gitegurwa, aho tuzataramana n'umuramyi Josh Ishimwe ndetse na Aline Gahongayire mu gihugu cy'Ububirigi ku itariki ya 7 ndetse ejo bundi rwose z'ukwa 6. Mbega ngo bizaba ari byiza, nukuri bizaba ari umunezero. Undi muntu uteganijwe kuzaririmba muri iki gitaramo ni Emmy Vox. Emmy Vox nawe azaririmba muri iki gitaramo cyateguwe n'iri tsinda nyine n'abakunda gutegura ibi bitaramo, harimo uyu Justin Karekezi ukunda gutumira cyangwa se koruganiza amakonseri nk'aya. Rero Emmy Vox nawe ateganyijwe mu bazaririmba muri iki gitaramo kizaririmbamo nyine Aline Gahongayire ndetse na Josh Ishimwe, mu ndirimbo zanyuze imitima ya benshi, mu ndirimbo zakunzwe cyane. Izi zose bazazidutaramira yewe kahave. Rero ntuzacikwe nyaboneka. Urumva ko i Burayi nyine Imana yongeye kutwibuka, irongeye ituzaniye n'ubundi abakozi b'Imana kugira ngo bakomeze badutaramire. Nkiri kuri iki gitaramo kirimo gitegurwa nyine kizaba ku itariki 7 z'ukwa 6, ariho tubonye ko kizaririmbamo Josh Ishimwe ndetse na Aline Gahongayire n'abandi bahanzi batandukanye benshi babarizwa ku mugabane w'i Burayi ndetse n'abazaba baturutse muri Afurika. Bikazabera mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi. Kwinjira muri iki gitaramo kugira ngo nawe uzabashe kwiyumvira izi ndirimbo umeze neza rwose, aho bavuga ko nyine tuzatarama kabisa kakahava. Kwinjira muri iki gitaramo giteganyijwe ku izi tariki mbabwiye 7 z'ukwa 6 mu masaha guhera 18. Kwinjira muri iki gitaramo ni amayero make cyane, amayero 50 yonyine gusa, ubundi ukarara utaramana n'aba bahanzi rwose
kakahava. Ubwo rero nyabuneka ndakwinginze kugira ngo nawe niba uturiye ahangaha uturiye mu Bubiligi cyangwa se nubwo waba uva kure, ni kuri 7 z'ukwa gatandatu, ntuzacikwe n'ibi byiza. Ngwino nyabuneka tuzaramye Imana kahave. Sako kwitotombera Imana kuko nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda, ntabwo babwibihe. Humura humura, Yesu ari ku ngoma. Mpagaze ku manga, kumenya icyaha. Imana yamuhinduye icyaha ku bwawe nanjye. Haleluya, haleluya. Amashyi yanyu ndashaka kumva aramya Imana. Iwe